turagutakambira dusabira abacu bapfuye kugira ngo icyubahiro batahawe twebwe tubagaragarize yuko tububashye kandi tubagaragarize yuko tubakunda, tunabasabire kugira ngo bazaze kwibanira nawe mu ngobyi z'iherezo. Twumva Nyagasani, twumva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka Nyagasani Mana yacu, tugutuye ababuze ababo, baba ababyeyi babuze abana babo bakundaga, baba abavandimwe, inshuti. Wowe uhoza ubabaye ukamara intimba abayifite, omora ibikomere byabo by'umubiri n'iby'umutima, maze bavome mu rukundo rwawe imbaraga zo kubaho. Twumva Nyagasani, twumva Nyagasani. Se baguye mu gishuko cyo kwica, kugirira nabi abanyeshuri n'abarezi, bose turabasabiye ubahe kugira ubutwari bwo kwemera icyaha, kukicuza, gusaba imbabazi abo bahemukiye, kandi bafate umugambi wa gikristo wo guhinduka by'ukuri, bagendere mu nzira y'urukundo uzira amakemwa. Twumva Nyagasani, twumva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka uyoborana ubushishozi mu butabera n'ubunyangamugayo, bose bamagane amacakubiri. Twabagutakira iteka natwe Nyagasani abana bawe duteraniye hano twaje kwibuka abanyeshuri n'abarezi, twumva Nyagasani, twumva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka utubabarire. Nyagasani Mana yacu, akirana impuhwe amasengesho ugejejweho n'abana bawe, kandi biringire impuhwe zawe, maze abacu ubahe ihirwe rihoraho. Natwe abakiri hano mu rugendo hano ku isi, uduhe kurushaho kukwemera, kukwizera, kugukunda no gukunda bagenzi bacu nk'uko wadukunze. Yezu ugwa neza, girira ko wababaye bagutambiriza ikizingo cy'amahwa, bazobanira bacu bapfuye. Yezu ugwa neza, girira ko wababaye uhetse umusaraba ujya ku musozi wa Karuvariyo, maze ubabarira bacu bapfuye. Yezu ugwa neza, girira ko wababaye bakubamba ku musaraba, maze ubabarira bacu bapfuye. Yezu ugwa neza, girira ibyuya n'ububabare byakurembeje ku musaraba, maze ubabarira bacu bapfuye. Yezu ugwa neza, girira inyota n'ububabare byakurembeje ku musaraba, maze ubabarira bacu bapfuye. Nyagasani ubahe iruhuko ridashira, maze ubirinde iteka. Nyagasani ubahe iruhuko ridashira, Nyagasani ubahe iruhuko ridashira, maze ubirinde iteka. Mwamikazi wa Kibeho, Mwamikazi wa Kibeho, turagiye, turahunze batwirukankana duhunga, turagenda
bumaze kugoroba batuvumburaho twari turi, batujyana mu kizu baturajemo turi imiryango myinshi cyane. Harimo abana b'abanyeshuri b'iwacu bageraga mu bana 8, harimo ab'abaturanyi nabo bari abanyeshuri, harimo n'ababyeyi na ba se na ba nyina. Nuko rero bamaze kudushyira muri iyo nzu bayiturazamo. Inzu yari akabari, bakajya bagenda bagakuramo abakobwa b'inkumi bari bamaze kuba inkumi, bakajya kubakorera ibintu bibi cyane bya mfurambi. Mbese ubwo ngubwo mbese ababashije kutaboneka icyo gihe baremeraga bakavuga ngo nimutubonera akanaka tuzabaha inka. Dusohora mu gitondo, badusohoye bakuramo abana b'abahungu. Bari dufite abana b'abahungu n'ab'abakobwa. Ubwo bafata abo bana b'abahungu barabazana babahambira amaboko inyuma gutya. Bamaze kubahambira barabashorera babazana mu ruzi hano. Twari dufitemo abana b'abanyeshuri bagera ku 8. Bayingana hajyamo n'uwitwa Karabayinga Eric bigaga ku kigo cya Kabasare. Hajyamo n'uw'Urukundo Marie Claire. Hajyamo na Bwanakeye. Hajyamo na Mukabagire Eliane. Abo bana bose bigaga ku kigo cya Kabasare. Bose baroshywe hano hantu. N'ababyeyi bababyaraga nahangaha bagiye babazana. Ubwo abo bana bamaze kubaruha, natwe twaragiye mbese tuguma aho ngaho mu ngo, batubwira ngo amahoro y'abagore n'abakobwa ngo yo yabonetse, naho bagira ngo tubashe kwibumbira ahantu hamwe bazaze badutware tutagombye kubagora. Ubwo bafashemo abakobwa bajya kubatunga mu ngo. Mbese ubwo inama ya Sirasi ibaye iravuga ngo ukubita imbeba ntababarira n'ihaka, ngo bose ngo ni mubajyane. Ngo ubwo babarishe umuntu waba wariciye umuntu wamara kumwicira ugatunga uwo bavindimwe, ati nawe yazakwica. Ubwo habaye inama ya Sirasi nibwo baje bakukumbana babandi bari baratwaye mu ngo ngo bagiye kubashaka, nabo baba barabishe. Noneho njyewe mba ngize amahirwe, mba ndarokotse. Ninjye warokokeye mu mudugudu wa Musenyi hariya, mparokokeye. Ariko ubwo nanjye kurokoka si ukuvuga yuko mbese ari uko nihishe, ni Imana yandinze. Hari interahamwe zari zarambohoje. Ubwo hari abo twajyaga twigana bajyaga bavuga ati nimutubonera Yozefu mukamutuzanira, ati tuzabaha inka 5 zose. Ati Yozefu turamushaka, bakajya bahora bampiga mbese. Ariko mbohozwa n'izo nterahamwe kugira ngo, kubera ko mbese arizo ni Imana yamagazeho, n'izo nterahamwe zambohoje mbese zirantwara zijya kungira umugore mu rugo. Ubwo mba ndokotse ntyo. Ariko hano hantu habereye amateka mabi cyane. Abana bigaga mu mwaka, icyo gihe twarigaga tukageza mu wa 8. Icyo gihe twari dufite abana bigaga mu mwaka wa 8, wa 7, wa 6. Ndibuka ko hari n'abana bari bamaze guhabwa Ukarisitiya ari mu kwezi kwa 4. Imyenda bari barahawe Ukarisitiya iyo bahise bayibakuramo uwo mwanya, nibwo bari kimara guhabwa iryo sakaramento. Rero hano hantu amateka yaho ni maremare cyane. Hagiyemo abantu benshi cyane, hagiyemo abana batoya, hajyamo ababyeyi, hajyamo imiryango myinshi cyane itandukanye. Ubwo rero ndashimira leta y'ubumwe yabohoje iki gihugu, ikakibohoza tukabona amahoro twese, ikabasha no kunga imitima yacu no kuduhuza, tukongera twese tukibonamo umuntu umwe. Ibyo bintu ndabishimira leta y'ubumwe. Ubuhamya bwanjye bwari ubwo ngubwo. Murakoze. Abacu turabikora mu buryo bukurikira. Ndagira ngo sabe uhagarariye Ibuka ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akagari bigire hafi bashyikirizwa ururabo, hanyuma badufashe kunamira abacu bari abarezi ndetse n'abanyeshuri.